Shalom shalom, muri kumwe na Mutoni Karine Vanessa, umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice. Uyu munsi reka mbanze nsuhuza abari kure yacu, abari hafi nimwiriwe, abari kure ugiye gucya, mwaramutse, abari mu bihugu bitandukanye ndabasuhoje. Uyu munsi nashimye kubaganiriza nka Vanessa cyangwa mama w'amahanga muri Samaritan Choice. Mbere yuko wenda tujya mu bintu byinshi cyane, turashobora gutangira gahunda zacu twubasha Imana dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuko uri Imana nziza, uri Imana y'urukundo kandi uri Imana igira neza. Ngushimiye imirimo y'amaboko yawe, ngushimiye ukwera kwawe, ngushimiye kuko watugize kuba abana bawe kandi ibyo twabihereye ubuntu. Habwa icyubahiro mubyeyi mwiza. Uyu munsi turashaka kukuvuga, nta kindi kituraje inshinga muri iyi si uretse kukuvuga imirimo y'amaboko yawe, kuvuga ibyo dukorera, kuvuga ibyo ukorera ubuzima bwacu, kuvuga ibyo ukorera imiryango yacu, kuvuga ibyo dukorera amanywa na nijoro. Habwa icyubahiro Bana. Iki kiganiro ndazi neza ko kizarebwa n'abantu benshi batandukanye, amahanga atandukanye. Ndakwinginze kugira ngo tuganire amagambo afasha abantu, amagambo yubaka abantu, amagambo akomeza abantu. Izina ryawe rikomeze rihabwe icyubahiro. Mwuka wera, ndakwinginze kugira ngo uzaherekeze kino kiganiro, abazabyumva bose Mana bazumve ko ari wowe twavugiraga, nta kindi kintu kibiri inyuma. Urakoze kuko uri Imana nziza, urakoze ko ugiye guhagararana natwe, urakoze ko ugiye kwihesha icyubahiro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro muri byose, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen, amen, amen. Ndanezerewe cyane, ntabwo nakundaga kuba kuri kamera, ariko uyu munsi nashimye ko nza kuri kamera nk'umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice. Abantu benshi bumva kuri Samaritan Choice, ariko ntabwo bari bazi ugize Samaritan Choice cyangwa umuyobozi wa Samaritan Choice. Ariko uyu munsi ndashaka kubaganiriza ku kantu gatoya cyane karanga Samaritan Choice, umusamariya watoranijwe. Ubundi umusamariya watoranijwe, iyo ushaka kumumenya neza, ureba mu gitabo cya Luka. Hari igitabo cya Luka nicyo tugenderaho, ni nacyo twagendeyeho dushinga umusamariya cyangwa Samaritan Choice. Luka igice c'10 umurongo nushaka watangirira kuri 30. Yego, ni story ndende ivuga ku muntu yavaga i Yerusalemu ajya i Yeriko. Arangije agwa mu bantu benshi cyangwa mu bambuzi, reka mvuge ngo mu bambuzi. Uyu muntu yaje guhura n'akaga mu nzira. Uyu muntu yarakubiswe. Bibiliya iravuga neza ngo yarakubiswe kugeza ubwo ashaka gupfa, half died. Donc hageze ku munota wa nyuma kugira ngo apfe. Ariko haza kuza abantu hano muri Bibiliya, turabona abantu batatu batandukanye. Ntabwo ari byo nshaka kwigisha cyane, ndashaka kubabwira aho umusamariya gusa yavuye. Bano bantu batatu twaje kubona umutambyi, tubona umulewi, turangije tubonana n'umusamariya. Noneho iyo usomye iki gice, ariko hejuru yaho hari story Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe, arimo kubabwira iyi story. Arababwira uti hari umuntu yavaga i Yerusalemu ajya i Yeriko, aza guhura na bano bantu, baramukubita bamugirira nabi. Noneho muri bano bantu batatu, aho niho nshaka gutindaho cyane, kuko aho niho turi bubone wa muntu wa gatatu witwa umusamariya. Aravuga ngo muri bano bantu batatu hari umutambyi yamubonye akarereka. Niko Bibiliya ivuga, iravuga ngo yakoze ikintu cyo kurereka, acaho aragenda. Haza umulewi nawe ngo ararereka, abona umuntu urimo kuvirirana, abona umuntu umeze nabi, nawe ngo ararereka aragenda. Ariko uyu muntu wa gatatu ni wa muntu witwa umusamariya, ngo yaraje nyine aramwomora, aramuvuza. Ni nko kumufata muri kino gihe ugahura n'umuntu yakomeretse ameze nabi,
warangiza ukamwitaho ukavuga uturiya muntu ninde ese yabaye iki ukagira wa mutima wa kimuntu wa mutima w'impuhwe ukavuga uti reka ngende ndebe ahari uriya muntu ushobora kumufasha. Uko niko byagendekeye wa musamariya mwiza, arangije ngo aramufata aramuhanagura aramwomora akora ibintu byinshi cyane kugeza ubwo yafashe gahunda yo gufata wa muntu akamusiga muri hotel. Wenda tuvuge uyu munsi ko ashobora kuba yaramufashe amujyana mu bitaro, amusiga mu bitaro, ariko asiga mushinganishije. Aravuga uti uyu muntu mumukorere ibyo ibisabwa byose, noneho amafaranga cyangwa facture muzayinshiraho, genzagaruka muyinshireho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Si ibyo nashaka kuganiraho, nashaka kuganira kuri uyu musamariya. Yesu yageze igihe, iyo usomye hejuru muri stories ziri hejuru, Yesu yageze igihe abaza abigishwa biwe, arababaza ngo muri bano bantu batatu ngo ninde yamugiriye neza, ninde yakoze igikorwa cyiza. Noneho ba bantu baramubwira ngo nuwamugiriye neza. Hama akantu nashaka kuvuga gato kameze nka slogan, kameze nk'ikirangantego cyacu: Rwanda Samaritan Choice, Burundi Samaritan Choice, Kenya Samaritan Choice. Uyu munsi turimo turagera ahantu dushaka gukora ibyo bintu byose, wenda ibihugu byose tukaba tubirimo, noneho tukarenga tukakora Africa Samaritan Choice, African Samaritan Choice. Turabizi neza ko tuzabigeraho kandi bizagenda neza. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, ndashaka kuvuga kuri wa muntu wa gatatu. Bavuga ngo iyo slogan yacu iravuga ngo Yesu yabwiye babigishwa biwe, arababwira ngo okay, nimba ari uwo muntu yamugiriye neza, aravuga ngo genda nawe ubigenze utyo, genda nawe ukore gutyo, genda nawe donc abari byo, donc nigo rugero yaduhaye go gukoresha, genda nawe ugenze utyo. Iyo usomye muri Bibiliya ahangaha kuri Luka 10, aho ngaho kuri 38 ku bafite Bibiliya ya Kinyarwanda, ku bafite Icyongereza ni 37, haravuga ngo genda, go and do likewise. Donc ugenda nawe ubikore, ukore utyo, ukore nk'uyo musamariya. Yego, ako niko kasiroga kacu kerekana ngo Samaritan ninde. Samaritan ni umuntu ki, ni umuntu ugira neza, ni umuntu ushobora guhura n'umuntu ababaye akamufasha, ni umuntu ushobora kubona umuntu ari mu bitaro akamugwaza, ni umuntu ushobora kwibuka akajya kureba umuntu muri prison akamugirira neza. Uyo niwe muntu bita umusamariya mwiza. Reka nkomezeho gatoya. Ubundi ikintu nashakaga kwigisha, nashakaga ko tuganiraho, nashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo tuve mu bitotsi, tuve mu bitotsi, va mu bitotsi. Hari ijambo riri muri proverb cyangwa imigani 6. Iyo usomye 1:3, 1 kugeza kuri 6, 1 kugeza kuri 6, reka tugerageze wenda tuharebeho gatoya. Ego, reka tugerageze turebe mu migani. Imigani sorry. Ego, imigani turebe kuri 6. Reka turebe kuri 6, 1 kugeza kuri 6, ariko ntago ndi buwasome hose kugira ngo bidatuma dufata umwanya munini cyane. Reka dusome kuri 6, wenda 1 kugera kuri 1 turaza gusimbuka imirongo tugere kuri 6. Mwana wanjye, niba wishingikirije umuturanyi wawe cyangwa ukarahirira ko wishingiye umunyamahanga. Reka turebe 3. Noneho mwana wanjye, genza utya kandi wikize ubwo waguye mu maboko y'umuturanyi wawe, genda wicishe bugufi umwinginge. Dusome kuri 4. Ntureke amaso yawe agoheka, ntuhunikire. Aho nashakaga ko dutinda cyane, nashaka ko dutinda cyane kuri 4 na 6. Haravuga ngo ntureke amaso yawe ahunikira, agoheka,
ntureke amaso yawe agoheka ntuhunikire. 6 haravuga ngo wa munyabute we sanga ikimonyo witegereze uko kigenza kandi ugira ubwenge. Navuze ngo sije yacu uyu munsi iravuga ngo kuva mu bitotsi. Ndashaka gutinda cyane kuva mu bitotsi kuko abantu b'Imana tumeze nk'abantu turimo turareberera ibintu byabaye bibi. Abantu basigaye bavuga ibintu bituritse byo gutukana satani kabisa. Sinzi ukuntu nabivuga, turimo turamwamamaza mu nzira zimwe n'izindi, bigatuma abantu b'Imana basa nkaho bacecekeshejwe, abantu b'Imana basa nkaho basinziriye. Bibiliya hano iravuga ngo ntureke amaso yawe agoheka ntuhunikire. Tumeze nk'abantu basinziriye, tumeze nk'abantu bari mu bitotsi bitazashira. Tumeze nk'abantu badafite ijambo, tumeze nk'abantu ntago mbizi ko nabivuga. Ejo bundi nahuye n'ikintu maze nk'ukwezi kose mpuye n'indirimbo ivuga ngo umunsi uzabona Kristo uzamubwira iki? Umunsi uzabona Kristo uzamubwira iki? Bene bino bihe byahozeho cyane, byahozeho. Paulo yabikubwira, yagendanye n'abantu benshi, abitwa ba Peter, abitwa ba Barnabas. Hari igihe yabatozaga ijambo ry'Imana, ariko bagenda mu migi itandukanye, agasanga barimo barabwiriza ibyo bishakiye, agasanga barimo baravuga ibyo bishakiye. Yigeze no kubwira itorero rimwe, arabwira ngo ninde yabaroze, ninde hari umuvugabutumwa umwe uri kuri YouTube, nimba ari Riziki, avuga ngo mwatewe ryari, mwafashwe ryari. Ntago biba byoroshe muri kino gihe kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, ariko jewe iyo mubonye mubonamo imbaraga z'Imana, mubonamo gutinyuka, mubona gushira amanga. Simbizi ukuntu nabivuga, kubwanjye mba numva nyine ntafite icyo kuvuga, mba numva ntazi kuvuga, mba numva ntashobora kuvuga ubutumwa, mba numva nyine sinzi, ncitse intege. Ariko kubera igihango twahanye na Kristo, igihe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, wemeye gupfana nawe, wemeye kumuvugira, kandi wemeye kuvugira mu bihe bikwiriye no mu bihe bidakwiriye. Ibi bihe turimo ni ibihe bidakwiriye. Ndabisubiramo, mumbabarire, ndumva nanjye ndimo ndagenda nsa nkaho mbabaye, ariko ni ibihe bidakwiriye. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntureke amaso yawe agoheka ntuhunikire. Mu Cyongereza haravuga ngo ntureke no slumber. Urabona, ntusinzire, ntureke amaso yawe asinzira. 6 hakavuga ngo wa munyabute we sanga ikimonyo witegereze. Ubundi kimonyo, kare narimo ndabaza mugenzi wanjye, avuga se ikimonyo kimeze gute, ikimonyo ni igiki? Arambwira ngo nagakoko kazi kwihunikira. Aravuga ngo mu gihe cy'izuba karakora cyane kakihunikira, noneho mu gihe cy'imvura kakagenda kwihisha, ntabwo kaba gashaka kunyagirwa. Ariko muri cya gihe cy'imvura, ya periode y'imvura, karya bya bindi kahunitse. Bisobanura iki? Bisobanura yuko tugombe tube maso, tumenye yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, tumenye yuko tutari ku isi kujya no kuryama. Genda nkunda kubibwira abantu,
ndabibabwira iyo ugize iyo uje kuri jyewe ukambwira ukambaza nk'ikibazo nakubwira ngo ntago ndi hano ku isi kujya no kuryama, ntago ndi hano ku isi kubaka amazu, kugura amamodoka, no ndi hano ku isi kuvuga ubutumwa bwiza, ndi hano ku isi kuvugira Imana, kuvugira Kristo, kwibutsa abantu ngo bareke gutukana, bareke ubwicanyi bwo mu magambo, bareke bavuge Kristo, bareke kwishira hejuru. Simbizi ukuntu nabivuga, ariko tureke gusinzira, dukanguke, tube maso mu byo dukora, tube maso mu byo tuvuga, tube maso mu mikorere yacu, mu mivugire yacu. Cyane jewe nagaruka ku bantu bari public, bajya muri public, bari expose. Iyo ngiye kuri za YouTube ndababara kandi sinshobora kumara ijoro ryose njyama saa 8 saa 9 barimo kumva stories zibera kuri YouTube, ariko rimwe na rimwe bikambabaza nkavuga ngo ni gute umuntu ashobora gufata umwanya agategura ikiganiro ca 45 minutes cyangwa isaha arimo aratukana, arimo aravuga abandi, arimo no wa mugani ngo twafashwe ryari, ninde yabaroze, ninde yabatumye, ninde ubwo butumwa bwiza bumeze gute? Kristo arihagije, kumuvuga ni mugari cyane, nta nubwo dushobora kumurangiza. Reka twihunikire, reka tuvuge ibintu bizatubeshaho mu gihe kizaza. Ntago mbizi neza ko abantu bajya batekereza ngo nyuma y'ubu buzima ntekereje kuri wa muririmbyi aravuga ngo utamwambia nini ukimuona, umunsi uzabona Kristo uzamubwira iki? Reka nkaririmbeho gatoya, wenda message iraza kumvikana. Iravuga ngo utamwambia nini ukimwona, utamwambia nini ukimwona, tunainama tunasujudu, Mungu ni umoja tu. Aya the King of glory is he. Aya oh aya God is he. Utamwambia nini ukimwona, utamwambia nini ukimwona, tunainama tunasujudu, Mungu ni umoja tu. Ubushize navuze ku ijambo rivuga ngo mu ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose tuzabyongererwa. Tureke kwita ku mazu azahera, sinzi ukuntu nabivuga, bamwe aramadini amwe ajya avuga ngo isisha tuzaba muri aya mazu. No, ntago tuzaba mu mazu aya mazu, ntago tuzayabamo. Dufite aho tugana, dufite inzira turimo turagenda, kandi tugomba kwitegura uyu munsi. Tureke kwita kuri ibyo bintu, tureke gusa nkaho dushatse ibyo tuzongerwa. Niko Bibiliya ivuga ngo ibyo byose muzabyongererwa. Nimba ari ikintu tuzongererwa, tuzabyongererwa. Ibyo dusaba byose turi muri iyi si tuzayibonera kuri iyi si 100%. Hama mu ijuru avuga ngo n'ubugingo buhoraho no kwambikwa amakamba no kumurika ibyo twakoreye muri iyi si. Hama nugera imbere yiwe uzamurika iki? Ari ijambo ry'Imana nturivuga uko bikwiriye. Ariyo mirimo ya charity yo nanjye Vanessa nanjye nigarukaho nkavuga ngo nimba narahisemo gukora charity, nimba narahisemo gufasha abantu, nimba narahise gukora ubuvugizi bw'abantu, gufasha imfubyi, gufasha abapfakazi, gufasha abantu babyari iwabo, kubana nabo bantu babana n'ubumuga, nanjye ubwanjye nuvuga ngo mugiye ndimo ndagira gutya, nanjye hari urutoki rundeba. Urabikora gute? Urabikora gute? Ntabwo ubikora mu manyanga, ntabwo ubikora wiba, ntabwo ubikora nyine. Nanjye ubwanjye ijambo riragaruka, ariko
banzi neza yuko ahantu ndimo ndagana ntago ari hano ubutunzi bwa hano mwisi simbutindaho cyane kuko ndabizi neza yuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima hari ahandi hantu nzajya gukora report nzajya gutanga raporo rero dukanguke bantu b'Imana mukanguke hari undi mudamu yitwa Pastor Hortense hari abantu bake ngenda nkurikira mwumva baranshimishije ndamukunda n'umutima wanjye wose umva aravuga ngo mureke dukiranuke mureke twitabe Kristo mureke duvuge Kristo nushaka uzaba umwe ngo we azaba ari uwa kabiri reka mbabwire ngo nimba hari abantu biteguye nimba hari abantu bafashe ibyemezo byo kwitegura muri iyi minsi nanjye munyongere nimba uri uwa gatatu nanjye nzaba uwa kane nimba uri uwa kabiri nanjye nzaba uwa gatatu cyangwa nimba ari nanjye jyenyine nzasigara ariko Kristo ngo mbe muvugire kandi mvuge ibyo yantumye kuko niyo mission dufite muri iyi si muraza kumfasha tubyumve mu rukundo kuko iri jambo riri muri imigani hari irindi riri muri abikorino ba kabiri abikorino ba kabiri 13 ego igice cya 13 umurongo wa 11 reka turebe ko twarikoraho twarisoma biraza kudufasha abikorino ba kabiri 13 umurongo wa 11 niwe tugiye gusoma wonyine uravuga ngo ibisigaye bene data mubeho mutunganye gose muhugukire muhuze imitima mubana amahoro kandi Imana y'urukundo n'amahoro izabana namwe mu Cyongereza haravuga ngo donc be perfect be of good comfort be of one mind live in peace and the God of love and peace shall be with you ube mu rukundo ube mu mahoro hari ibintu njya ntekereza iyo ntekereje nko kuri iri jambo riri muri Corinthian mu bikorino ubundi baravuga urukundo rutihimbaza urukundo rutagira ishari urukundo rutifuriza undi inabi ariko twitekerezeho dutekereze ku magambo tuvuga aya magambo kweri tuvuga aba ari amagambo meza ukaza kuri YouTube ugatuka umuntu ugaharabika umuntu ukamuvuga kweri uru rukundo rutihimbaza rutifuza inabi ku wundi muntu uru rukundo kweri turarufite ngo urukundo Imana y'amahoro ni Imana itanga ibyiza uyu Yesu twakiriye ni Yesu w'amahoro ni Yesu utanga ibyiza ni Yesu utanga umugisha ni Yesu oh God sinzi ukuntu namukubwira niwe comforter niwe provider niwe buri kintu cyose nimba warabuze ukuntu ubaho ugakoresha gutukana kugira ngo ubeho mu by'ukuri urimo urashaka bya bindi uzongererwa kandi ubishakira mu nzira mbi ariko ubayeho mu buzima uganyugwa n'uko ubayeho ugakunda Kristo ukamamaza Kristo n'ukuri nawe yazakwamamaza mu bikorwa byiwe murakoze cyane numvaga mfite ijambo rivuga ngo mureke twongere dukanguke twongere tuvuge Kristo twongere twamamaza inkuru nziza nuko Kristo yadupfiriye urukundo menta wago cyangwa menta wacu ni Imana yaradukunze itanga Kristo uyu ngo yari umwana umwe gusa yakunze umwana umwe gusa yari afite reka mbahe urugero ndankunda kwitangaho urugero nkavuga ngo
mfite umwana umwe uyu munsi uramutse uvuze ngo mpereza uriya mwana wawe mwice mbere yuko umugeraho nibaza yuko ari jyewe wabanza kugeraho kuko duprotectinga abana bacu dufite urukundo dukunda abana bacu ku buryo tudashobora kubarekura ariko Imana yo ntiyarabyirengagije irangije itanga Kristo iravuga ngo muze mwese abarushe n'abaremerewe natanze igitambo rimwe gusa kugira ngo uyu nguyu abaramire cyangwa abakize abarokore araza aritanga arakora ibishoboka byose kugira ngo tubeho ntabwo yatwigishije gutukana ntabwo yatwigishije kwiba ntabwo yatwigishije ibindi bintu bibi oya yaratubwiye ngo byose bya byaha byanyu byose iyo ugiye kureba muri Corinthian abikorino ba 2:5-21 havuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu nuvuga ngo Imana yafashe decision yo gutanga Kristo kugira ngo twebwe turokoke kugira ngo twebwe dukizwe kugira ngo twebwe duhinduke we yari umunyakuri ariko yabaye umuntu yigize umuntu kugira ngo aramire ibyaha byanjye ambabarire ibyaha byanjye byose amyereke urukundo kandi urwo rukundo yanyeretse ngomba kurudistribute cyangwa kurutanga ahantu hatandukanye rero ufite rwa rukundo rwa Kristo ntago byaba byoroshye kugira ngo uzabane n'abandi ubatuka cyangwa wica cyangwa ugambira ibibi nimba hari ibintu bibi biriho muri iyi minsi nimba ushaka abanzi nimba ushaka abicanyi nimba ushaka abantu bose babi ubasanga mu rusengero birababaje ndabizi neza ko ndimo ndavuga ubutumwa mu gihe kitari nyacu ariko ntago nzareka kuvuga ukuri kuko uko kuri niko abantu bamenya barangiza bakabohoka Imana rero ibaha umugisha kuza kuri Yesu biri free kugarukira Yesu biri free igihe cyose ufashe decision ukavuga ngo kuva uyu munsi ndaretse ibyaha byanjye kuva uyu munsi ndaretse ibyo nibwiraga kuva uyu munsi ndaretse kwica ndaretse kutukana ndaretse kwandavuza abantu ndaretse guhangayika kandi reka mbabwire ndazi neza ko turi muri iyi si nk'intumwa za Kristo nk'intumwa za Kristo abantu b'Imana abantu bahamagawe n'Imana kugira ngo tuvuge ibya Kristo rero mureke tukora ibya Kristo tuvuge ibya Kristo tuvuge Kristo tureke kwiyamamaza tureke kwishyira hejuru duce bugufi icubahiro gikomeze kigarukire wa wundi yaduhamagaye murakoze cyane ndaza kurangiza nsenga hama kandi mbabwira ngo Abaroma ntago nshobora kurangiza ntahavuze igice cya 10 igice cya 10 umurongo wa 10 no aho ngaho reka mparebe neza ntaza kubabwira ibitari byo ndumva ngifite umwanya mukeya turebe Abaroma ego 10 turebe 9:10 ego Imana ishimwe ko ariho ngo haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye uzakizwa kuko umutima umuntu yizeza ariwo umuntu yizeza akabagwaho gukiranuka kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa nta kindi kintu nta indi formule irahanga mu Baroma 9:10 donc mu Baroma 10:9-10 haravuga ngo nukwatuza akanwa kawe icyo cyonyine nicyo Imana igusaba iragusaba kwatuza akanwa kawe iragusaba kuvuga ko Yesu ari umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwawe
iragusaba kubyizera n'umutima wawe, aho ngaho uzakizwa, uzahita uba mu bana b'Imana. Hama ibindi bintu byose za ntambwe 99 Imana irazitera igusanga, iragenda ikwigisha, iragenda ikuganiriza, irakuba hafi mu buzima bwose. Ke tugarukire Kristo. Kandi nimba turimo turavuga gutya, ni twebwe abakizwa. Iyi message ntago ari y'abantu batoya batarakizwa, ni message y'abantu bakijijwe. Tureke ingeso zacu mbi, tureke ibitotsi, tureke gusinzira. Nimba ari igihe cyo kuvugira Imana ni iki ngiki. Hari uwigeze kuvuga, aravuga ngo ufite ubwoba kuko ntago nari nzi ko nzisanga mvuga ubutumwa. Mose ntago nigeze ntekereza n'umunsi wa rimwe sinkunda ubutumwa bwiza, ko ndabizi neza ibibazo bibaho, ndabizi cyane. Nge nkunda kuririmba, ndumuramyi, nkunda kuramya Imana, nkunda guhimbaza Imana, nkunda kuba mu buzima bwo kuramya. Ikindi kintu nkunda kuba muri organisation Rwanda Samaritan Choice, nkafasha abantu batandukanye, nkareba ibibazo bitandukanye. Ibyo ngibyo nubwo waba uri hehe ukamdusa 7 z'ijoro, ndabikora kandi mbikora nishimye. Ariko ibintu byo kubwiriza ubutumwa bwiza ntago ari ibintu byanjye. Gusa ntago navuga ngo si ibintu byanjye. Ntago navuga ngo si ibintu byanjye kandi ngomba kubikora. Kandi ntabwo nahunikirana nubwo nasinzira, nubwo nareka ngo ibintu byangirike. Ukuri ko ngomba kukuvuga, hama Kristo akikorera ibyiwe. Reka dusenge, hama turarangiza tubabwira ukuntu ushobora kubona Samaritan Choice. Wenda mutamake Samaritan Choice, hama tuhite turangiza. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane kuba mwategereye ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'ubugingo, ijambo ry'Imana ni byose muri byose. Muri Samaritan Choice tuzagenda tuganira ibiganiro bitandukanye, atari ijambo ry'Imana ryonyine. Tuzagenda tuganira ubuzima busanzwe, ibyo duhura nabyo, tuzana abantu bo dukorana nabo batanga ama testimony y'ibyo twagiye dukora imyaka 15 ishize, ubuzima nk'ubwo ngubwo. Reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Papa, urakoze byiringiro bizima, urakoze kunyemereye gutanga ijambo ryawe, urakoze kungiriye neza, urakoze Data, urakoze kugiriye neza imitima yose izumva kuri aya magambo. Ndakwinginze kugira ngo Mana hazabeho kumva icyo umwuka abwira abana bawe. Ndakwinginze Mwuka Wera, ugira icyo ukoze ku bantu bose, ugira icyo ukoze ku bakozi bawe, ugira icyo ukoze ku batarakumenya, ugira icyo ukoze mu isi yose, ugira icyo ukoze mu isi y'umwijima. Ukureyo Mana babantu bose bagiye kwivanga, basigaye bisanisha n'iki gihe. Ndakwinginze Mana, abajya mu kuzimu bashaka amarongo, abajya mu kuzimu bashaka kumenyekana, Mana mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo utabare ubwoko bwawe, utabare igihugu cyacu, ibihugu byacu, utabare Afrika muri rusange, utabare abakozi bawe muri rusange. Mu izina rya Yesu Kristo utugirire neza. Urakoze kuko uri Imana nyamana, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana ibereye icyubahiro. Urakoze kuko Mwuka Wera ugiye kwikorera ku mitima ya benshi itandukanye, ugiye kwihesha icyubahiro, bimenyekane yuko hari abana bawe Mana. Ndazi neza yuko hari abana bawe bafite kukuvugira ariko batinye. Mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo ubabyutse bave mu bitotsi, ubabyutse bave mu gusinzira, utubyuse Mana, udushire mu ijambo ryawe ryuzura muri twebwe, ijambo ryawe ribe ubuzima muri twebwe, maze turyamamaza ahantu hose. Icyubahiro n'ikuzo bikomeze bibi byawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Dusengeye imitima y'abazumvira ijambo bakakwakira. Birashoboka ko hari abantu benshi bazakwakira, birashoboka ko hari abantu benshi bazaduhamagara Mana bavuga ko bakeneye gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Birashoboka ko hari abantu benshi bazaduhamagara Mana bakeneye kumenya ibya Rwanda Samaritan Choice. Birashoboka Mana, ndakwingize kugira ngo wowe uzigaragaze kandi wiheshe icyubahiro muri byose, kuko icyubahiro n'ikuzo bizakomeza bikakugarukira wowe Kristo. Urakoze kuko uri Imana yacu, urakoze
urakoze kuri data, uri Imana data, uri Imana mwana, uri mwuka wera mu buzima bwacu. Icyubahiro ikuzo bibi byawe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Nkomeze nari ngiye gutanga gusama ama adresse n'ibiki nta kibazo. Okay, nkuko nababwiye muri kumwe na Vanessa, nitwa Vanessa, Mutoni Karine Vanessa, nkaba ndi umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice. Rwanda Samaritan Choice ni umuryango ukorera mu bihugu byinshi, ndashaka ko bizagera ahantu hose muri Afrika yose, ariko kugeza kuri umunota dushinze imizi mu Rwanda, niho dushinze imizi. Hama turimo turagerageza gukora na Samaritan muri Nairobi. Uyu munsi turimo turatekereza gukomeza Samaritan muri Nairobi kuko yaratangiye. Hama reka mvuge ngo abumva bashaka kutujoininga cyangwa kumenya cyane ibyo dukora, mwashobora kunyandikira kuri WhatsApp. Ndashobora kubona WhatsApp kuri telefone plus 250 karindwi, murashobora kunyandikira kuri WhatsApp kuri 250 plus 250 karindwi 88 51 28 45. Reka nyisubiremo, plus 250 karindwi 88 51 28 45. Murakoze cyane, mwari kumwe na Vanessa, umuyobozi wa Rwanda Samaritan Choice. Ndabakunda kandi n'ukuri mbahaye ikaze. Hama ushaka kumenya nibaza channel murahita muyibona, ni Rwanda Samaritan cyangwa Samaritan Ministries, Samaritan Choice Ministries cyangwa Rwanda Samaritan Choice Ministries. Muraza kubona iyo ufunguye uyitugwa ku bana cyangwa kuri foto yanjye, ama testimony atandukanye ushaka kugwa no ku bandi, ariko naho ngaho iyo ufunguye ubona babana dukorana nabo, dufasha b'imfubyi, abapfakazi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Shalom shalom.